Eregani NowNow imihanda nyigarutseho Abanyarwanda mutangira mwibukiranye lemon parankwi abana bazajya ku ishuri ariko fiyanjye mana nta kintu kiriho ugihugu bigenza mana w'abana b'isi batamenyera Crash lemon parankwi umeze neza uri girlfriend akubaha ntabwo ndi grand frère w'abantu bagufi ndi grand frère w'abantu barebare ndanakwiyamye ntuzo none subu iboro bipfiraye ko ntanywa itabi n'agasane uwiteka yewe niko kubona umusere banyurongora ingurube lemon parankwi ku mihanda haba hari byinshi koko. abajene bo mubona barangije kaminuza bazi kwambara neza, bazi inzoga zigezweho, bazi amahoteli basohokeramo, birirwa kuri interinete, bazi ikipe zikina, bazi umucuranzi mwiza. Nibo bagera hariya se bakavuga ngo genda shima Imana yuko impaye imyaka 10 ntishyura inzu ntanishyura ibiryo. Ubwo mu bintu yavugaga kuba afunzwe agiye kurya ibiryo bya leta yarafite isezerano ko iteka zamukodesha. Ari abantu Imana abwenge zaho bakira amazu bakajya bagira ngo nayasanze ari ikizakubita gereza. Bavandi rega burya aho kubyinana n'uwanga ubyinana n'uwiga. Uwanga byica nkana ariko uwiguramo guruta ikirenge kirabusanyije ntiwumva ko iyo gihe leta avuga nk'irya runaka ukagaruka. Waba warize ariko ugacikiriza amashuri yawe cyangwa ufite diploma ariko itakwemera kujya muri kaminuza, igisubizo ni Wisdom Academy. Tugane tuguhugura umwaka umwe gusa ubashe gukora kandida libre mu mashami yose wifuza. Tubagira kandi inama ku byo ushobora kwiga cyangwa wakora akazi kawe kakagenda neza, career guidance. Tugane hafi ya station kuri Sainte Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788 27 52 24. Wisdom Academy. Wow, the future is now. Eregani NowNow ku mihanda yacu tuzamukumbura pe ubusaruzi bagirwa agira ati nagira mbonereho kubwira abaturarwanda gahunda iracyari yayindi wa mbere ni mu rugo, wa kabiri ni mu rugo, wa gatatu ni mu rugo. Kuru yamaze gusimburwa na ACP Boniface Rutikanga wagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru n'inozabubanyi akaba n'umuvugizi mushya wa polisi y'u Rwanda. Naho CP John Bosco Kabera we yagizwe komiseri ushinzwe inzego z'umutekano uzigenga. Si ibyo gusa kandi kuri iyi mihanda twabonye indi nkuru y'uko nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yazamuye mu ntera abasirikari 10 bari bafite ipeti rya Lieutenant Colonel, abaha ipeti rya Colonel, anabagira abayobozi ba za brigade. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kandi yashyize abayobozi bashya ba diviziyo mu ngabo z'u Rwanda n'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Bigeze ku mugoroba nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yamaze gushyira mu kiruhuko cy'izabukuru abajenerali 12 kuwa 30 Kanama 2023 barimo General James Kabarebe, General Fred Bingira, Lieutenant General Charles Kayonga. Ndetse ritangazo rishyira abandi basirikare mu kiruhuko cy'izabukuru barimo abofisiye bakuru 83, abofisiye bato 6,
abasirikare bato 86 n'abandi 678 barangije amasezerano biyongeraho 160 bafite ibibazo by'ubuzima. Batanze umusanzu ukomeye ku gihugu cyabo, dore ko bagenza banwa nijoro kugira ngo babohore u Rwanda. Kwari ukwishyira mu kaga gukomeye ku buryo utabasha kubyumva, gusa barabikoze. Icyari kibari mu ntekerezo no kubohora u Rwanda. Abari bari hanze bagizwe impunzi bagataha, ndetse we n'abari imbere mu gihugu babayeho nabi bakongera kumwenyura. Bahetse imbunda, ntibatinye gupfa, cyane ko bizeraga ko n'uwapfa ngo yapfa yishimye, ariko u Rwanda rukabohorwa. Niyo mpamvu natwe dufashe uyu mwanya tubabwire tuti mwarakoze inkotanyi kubwo gukunda igihugu, mwabohoye abanyarwanda. Abasore b'umutima, abakobwa b'umutima, bamuzehe b'umutima, bakadogo b'umutima, izo ntwari z'inkotanyi zabohoye abanyarwanda. Mwarakoze inkotanyi kubwo gukunda igihugu, mwabohoye abanyarwanda. Eregani ni byinshi biba biri kuri iyi imihanda. Twagize gutya tubona aya mafoto nyuma y'igihe badacana uwaka. Ndavuga Bahavu Jeannette usa na se na Ingabire Pascaline bahoze ari inshuti, nyuma bakaza guhagarika ubushuti bwabo, bongeye kwiyunga nyuma y'imyaka 3 nk'uko babinyujije ku mbuga zabo nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga rwa Instagram, dore ko ariho twabibonye. Umwe ati uyu munsi nagatangaza, undi ati Imana iguha umugisha, wakoze mwiza wanjye. Ese ubundi mero kuki abantu bashwana? Urwangurega ni ibintu umuntu yemerewe kugira, kubera ko umutima ubamo urukundo ni nawo ubamo urwango. Niyo mpamvu wemerewe kugira urwango. Kutankunda ntacyo bitwaye. Nuko rero tuba tubonye ikiganiro cyawe cyavuyemo byinshi. Ese nawe wigeze uhura n'umuntu kwanga? Nawe nabahise mbona byateje ibintu byinshi, ewana biba birebire. Emi ni umuntu utanyiyumvamo, black and white, nyine utankunda. Yes. Reka se no kutankunda ukabishyira mu mwuga ukora, ntago mbibona nyine nk'akazi. Niyo mpamvu abantu mu nkundi nkuru muzabona yanditswe na Emi muzayisimbuke, azaba babeshye. Emi akibibona abashyize hanze amafoto hanze ya Bruce Melody. Yesu niba ashatse kwerekana niba koko uyu muntu mwanga, ubu se aha twari turimo tijara kibibona ati ntagarega bikuraho kumwanga. Ntabwo bishoboka. Nguruwe ninde nguruwe nawe wantumbiwe. Niko wanturowe niwe mbuze. Ntusemero ko tubona ngaha mwari mubanye neza, ubu koko uyu nguyu ntukabije kubera inkuru ashobora kuba yaragukozeho imwe gusa. Urumva nyine mba mufite amakuru menshi. Hari igihe buriya iyo uri kugambanira umuntu, none se Yesu yishwe n'abantu maze baramubabaza, we ageze ku musaraba maze gupfa, haza umuntu utagira umutima afata icumu yamaze kwipfira, kandi uburibwa arumva ari icumi, kandi amaraso gavuye hano gagiye mu jisho ry'itare ngo ko ruhana mu mana. urumva ngiye ntago mfite umwanya wo kujya kumwandikaho, ariko urwo rwango rwe n'urwa kera cyane nyine ndamenyereye. Impamvu mbirushye nkavuga ngo reka mbivuge nuko kubiceceka no kubivuga mbona byose ntacyo binyungura. Hoya se kandi ariko uzi ikintu gitangaje umunyamakuru yakoze, nzi umuntu yagiye akabwira ngo ndege banshinja icyaha, we azishyura icyo bisaba byose ngo kugira ngo niture hasi. Kuki si uwo muntu ngomba kumuceceka? Ibintu ndi kuvuga warabizi ko mbizi. none utekereza ko mupfa iki? Ngo ntago namuhaye umufungo, nabonye nkaho dukorana.
ndamuverisa akanyanga mu mutara ndakakuro reka nikomereze ni yagarutse ku banyamakuru benshi pe harimo n'uyu nguyu nabonye Clement ari kuvuga ngo nakora indirimbo na Chris Brown nanjye ndumirwa reka mbanze nkubwire nzovu uzi ko ziriya nzoga ziguhindura ikiremba azira nagukona Kano dofata Nigeria nta ndirimbo nimwe mwari kodinze mero okabeshya umwana yica akanyoni bangana ageze gutya aranditse ati melodari n'ibindi atababwiye buri ngo yimwe visa ya USA azira kubeshya ko yasinyiye miliyari ariko se wa muhungane nk'ibyibuka kuvuga ko bagukoze inkuru nyinshi bakubeshyira miliyari byarangiye bite miliyari byarangiye abantu twakoranye batari tayari ariko bari gukurikiranwa neza n'ibindi nabyo muzabimenyeshwa ni process ariko akazi kabo ntabwo kari kuza umugabo araseka shawe nta kintu kibaye abantu ari gukurikiranwa urasetse yabishima huye n'umuntu witwa Super Swagger Telempip yewe niko kubona umusere banyurongora ingurube limoni parankuye nuko byifashe kuri iyi mihanda mbibutsa ngo mba namanukanye na Wisdom Academy. Wow, the future is now. amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe munsi, like, share na comment.